umva icyo nakubwira, ntukajye ugaragaza ibicuruzwa byawe utabishyizeho igiciro. Ibi nibyo bishobora gutuma utakaza abakiriya mu buryo utaruzi. Hello guys, mumeze mutenze ko mumeze neza, abari mu Rwanda, inshuti z'u Rwanda, mwese nizeye ko mumeze neza, kandi nimba mutameze neza muhumure, mu ijuru hari Imana, sibyo? Izabigenza neza, icyo mukora muyizere. So uyu munsi rero ndashaka kuganira n'abacuruzi ndetse n'abashaka gutangira ubucuruzi, cyangwa se nimba ufite inshuti yawe y'umucuruzi, ukaba ufite umuvandimwe wawe w'umucuruzi, ukaba ufite umubyeyi wawe w'umucuruzi, ndakwinginze iyi video uyimusharinge, sibyo? So hari ikosa rikunze gukorwa kuri social media. Murabizi social media ni uburyo bugari bunini bwo kwamamarizaho ibicuruzwa byawe mu buryo bwiza. So hari ikintu rero uhora ugasanga abantu bagaragaje ibicuruzwa kuri social media ariko ntibashyireho ibicuruzwa, ntibashyireho nako ibiciro. Ese wari uzi ko ibi bintu bishobora gutuma utakaza abakiriya mu buryo utaruzi? Nibyo tugiye kuganira. Umva, fata agakayi kawe, ufate snacks zawe, ufate injugu zawe, uze tuganire kuri ibi bintu. Inshuti zanjye, social media ni nziza cyane mu kumenyekanisha ibicuruzwa, ariko ubucuruzi bukeneye ko ugaragaza ibintu neza. Abantu bakeneye kumenya igiciro kugira ngo bafate umwanzuro vuba. Hari abantu, urugero, usanga baraje bagaragaje imyenda myiza, amakanzu meza, amatisheti meza, ibindi bicuruzwa byiza, ariko ugasanga ntabwo bashyizeho igicuruzwa, ntabwo bashyizeho igiciro, price. Ibyo rero bigashyira abaguzi mu rujijo. Umuntu ugasanga inbox yawe yuzuye message, yes, abantu bakubaza ukorera he nangahe, mu gihe ariko ugasanga umubare w'abaguzi ni mutoya. Abari kukubaza ni benshi ariko abari kugura ni bakeya. Ibyo bintu rero wabihindura ute? Wabihindura ushyiraho igiciro. Ibyo bizatuma watractinga abaguzi, kuko abantu benshi nudashyiraho igiciro bazabona imyenda yawe cyangwa se babone n'ibindi bicuruzwa babikunde, ariko bakwandikira bakubaza ngo nangahe. Bamwe bazaza birangire bakubaza ngo ngiye kubitekerezaho, ariko iyo washyizeho igiciro umuntu akwandikira yamaze gufata umwanzuro. So shyiraho price rero buri gihe ku byo ugaragaza, shyiraho igiciro. Niba ushaka gukurura abantu, ushyiraho discount, abantu byose babibone, ubone wandikirwe na bantu bafite intego yo guhita n'ubushake bwo guhita bagura, babikunze, babonye igiciro, bafite ubushobozi bwo kugura bya bicuruzwa byawe. Ikindi, garagaza amafoto meza, garagaza video nziza, ariko ntukirengagize igiciro. Ikindi ndashaka kubabwira yuko nimba hari umuntu ukeneye ubuki bwiza bwa naturel, ubuki bumeze neza, unyandikire. Ni 600 ku kiro, unyandikire mbukugezeho. So ku bantu bari muri Kigali ni free delivery.
munyandikire mububahe butarashira ako ntabwo bujya bushira ku buryo wabura ubwawe, sibyo? So ariko bacuruzi mwibuke kugaragaza ibiciro byanyu. Ikindi kandi mu postinga ushyire kuri social media zigiye zitandukanye, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. You never know. Garagaza ibyawe, garagaza ibicuruzwa byawe. Ariko mu gihe ugaragaza ibicuruzwa byawe neza, ayo mafoto meza wafashe, amavideo meza wafashe, wibuke gushyiraho igiciro. Wibuke gukurura abantu banyabo ku bicuruzwa byawe. Ibyo bintu byo gupostinga ibintu byiza ariko bitariho ibicuruzwa, bitariho ibiciro, ntabwo weza. Umuntu arakwandikira kubaza nangahe, ni iki, ariko washyizeho igiciro arabimenya, akakwandikira yamaze gufata umwanzuro. Sibyo guys? Mugaragaza ibiciro. Ikindi mumenye gufata neza abakiriya. Hari ukuntu usanga nk'umuntu ukajya nko mu iduka rye, ukajya muri shop ye, akaguhera hasi akakugeza hejuru. Umuntu arinjiye, wicaye aho ngaho kubera ko ushaka abakiriya, noneho hari abajya basetsa ugasanga arakubwiye ugasanga abwiye nk'umuntu ngo imyenda ugura menshi, urabizi neza ko uwo muntu atayafite. Muhagarike kureba abantu ngo just outlooking y'umuntu, uko umuntu agaragara ngo biragena ngo amafaranga. Inshuti zanjye, hari abantu bafite amafaranga kandi atagaragaraho, ugasanga usuzuguye nk'umuntu wari kukugurira ibintu byinshi akakurangira n'abandi benshi, ariko kubera ukuntu ubonye ngagaragara ukamuca amazi. Ugasanga umuntu arinjiye ahagaraye ahantu iminota, ahagaraye ahantu muri shop yawe urimo, ukajya ukomeza uscrollinga muri telefone umureba ugira ute. Njyewe aho nagiye ndumirwa none ikintu cyambabaje nuko ari n'umumama ngo ukamubaza ngo shango ni menshi, ngo sinzi ko wayabona. Are you sure? Uzi neza ko atayafite? Mugaragaze ibicuruzwa, mugaragaze ibiciro, ariko mumenye gufata neza abakiriya, kubera ko iyo business yawe wayishyize aho ngaho kubera ko ushaka ko nza kukugurira, kubera ko ushaka ko runaka aza kukugurira. Nutangira rero kumusuzugura, ugatangira kumureba n'iseseme, ugatangira kumufata ukuntu azigendera, kandi niyigendera nawe urabyumva. Mugire customer care, mumenye gufata abantu neza, mumenye kuryoshya abantu, kubabwira utugambo twiza. Ibyo bizatuma business yanyu iba successful, sibyo? So social media ni nziza cyane pe, cyane iyo ikoreshejwe neza. Mwerekana ibiciro, mwerekana ibicuruzwa, umva abantu bazaza bagure ari benshi, babarangire n'abandi. Ntimugashora abakiriya mu rujijo. Tuma umuntu akwandikira yamaze gufata umwanzuro wo kugura, apana kugira ngo DM zawe zuzure, ugasanga DM ziruzuye wandikiwe nk'abantu 500 ariko nta muguzi uvuyemo. So
niba iyi video rero yagufashije, niba iyi video hari ikintu ukunguye, please yisharinge, uyihe inshuti yawe y'umucuruzi, uyihe umuvandimwe wawe w'umucuruzi, umubyeyi wawe w'umucuruzi, kandi nawe niba uri umucuruzi nize ko yagufashije. Ntiwibagirwe gukora like, sibyo, subscribe nimba utarakora subscribe, and uyisharinge n'abandi. Okay, thank you so much, I love you so much, keep in touch. Mu zindi business topic nzagenda mbereka mbagezaho byinshi byiza mbafitiye, mbahishiye byinshi bizabungura ubumenyi, bizatwungura tugatera imbere, tugakora, tukareba imishinga yunguka. Sibyo guys, I love you so much, keep in touch, bye.